ndumurogorana n'ibiki ko sanira safara bangegera yakoza rira safara bangegera washakoza ganda asana ayika mana murogwana ayiro nanga ngandaru hayika gota baba mwana wa isko yaranta imitungo yanje yarayiri yarahimbara none tori nzigandimo muheke mwana wa ndabije mfite mwana wareka cyane ikamana ndikiraye mwana wareka cyane gikoma ku mashinga mwana naye mfite imitungo umugabo ajyamo bagorora atesha umutwe none ihangane mwana wanjye nagwete nafite kuko mwana wambabarira koko wambabarira muhekeye inyama sindazikunda gusa hano turi njye niwongera kwanga ibyo ndakwereka niwongera kwanga ibyo ndakwereka ndagwibyo ndafite uko mbaze ibintu ibyo ndagira ihangane ngo cyane kuno muriro utekera igikoma umwana wanjye yagiye ku ishuri azasanga nta hantu koko kigigi Perezida ntabwo turahagera turahageze twarangwida nahangaha twahageze twahashikiriye rwose twahageze nahangaha twageze inyuma ugenda kuranisa
Nese mama amakuru yawe Amakuru ni meza byagenze gute nabwo nakubwira ngo byagenze narakubuze mbese warambuze narakubuze na wa mushiki wawe kuwa shaje se ye na stazi ya nkumi zubu ari he zubu yarabuze yarabuze yagiye he ntabwo bizi yakubwira si yakubwira ngo azaho yagiye yakubwira ngo yagiye ntabwo watanze itangazo se nibura kuri radio ku mbuga kuri WhatsApp Facebook byose narabikoze n'ibindi byose narabikoze hakanunu byabaye ntabwo byatuma aba muri uru rugo byabaye byagenze nakubwire mama nakubwire twarumva byabaye ibyo twumviye nyuma yuko ngenda hari byabaye nakubwire dore nguyu none se byagenze gute shimye kumbwiye ko mushiki wanje yabuze nyuma ibyabaye ni ibiki rwose kundeza ibibazo buriya kuza hano mu rugo ntushaka kuryanya n'umudamu none reba igihe naguhamagariye reba ama SMS nakwandikiye ntabwo wigeze unsubiza none wabonaga bizagenda erega ugomba gutegereza ahubwo mubwira ikikuzanye umvira ngaho nta kindi kinzanye ni amafaranga urabona ibibazo nikoreye nakubwiye ibibazo mfite ndimo umwenda wa banki ubu bagiye guteza imbere ntenga amafaranga kutambwira ugize umugisha ndaje Imana yangiriye neza ni byiza ngo kibagiza agahinda nyuma yo kubura papa byagenze bite mama kutavuga kigingi ko rumenyereye hano iwacu byagenze bite mama ko atavuga ni cyo kibazo afite nari mpamenyereye ariko papa wawe ma ntabwo ibyabaye ntabwo nigeze mbibona uvuze nta nubwo nigeze mbyumva ariko ibiriho ubu ntabwo mbyumva neza uvuze ibiriho ubu nagahumamo ni ibyo gufatisha amaboko abiri no kwa gatatu byaba ngombwa kukaboneka biragoye pe so ni ibipimo hanyuma se byagenze bite mu bose none se mama ngwino hano twumvikana ngwino byagenze gute mushiki wanje
ndareba asanga uyu mwana ntarengeje amezi 2 mushiki wanje yarabuze byagenze bite mama mbwira papa Enesesha asanga iwacu ari bibazo mama yanze kunsobanurira nawe kandi nawe since ndagusobanurira okay ndagusobanurira nyogokuru Mafobero mukecuru yitwa Mafobero ndamuzi hari wakwirukana tuye ndahaze da noneho rero ubwo ambwiye ko atsindiye isoko ry'ubuzamu ndibuze kuguha akazi iryo soko ni iryanje fasha ryo kurinda ibipangu uje kunyereka ibindi ndibuze kuguhemba wowe kandi biragushimisha kandi nzaguha n'akazi ibyo ni byo machaka mama ibyo ni byo machaka bo nsigaranira imashini ndaje kandi kwa nyogokuru ibindi turaza kubiganiraho bo kanje kukurangira ndavuga umukecuru Mafobero ndakurangira hatuye ewe techa sinzi ko aramana n'injira ko mwana we mwawarananiranye ndashobora ninyurire hano oya wowe tugere mu kigo nakwirukana wewe ndugira ikibazo none se mwawe homo wake barayikoze baduhaye jonde ake yananiye gose yakunaniye kandi ndikujya ko bari kwarigiye baratubaza ibyo twize iki muri kira cyumwe umva wewe umenya ko na homo wake baduhaye wewe ndi wigeze witahana ufite byira deregiteri je ndinyurira hari inyuma umva deregiteri yavuze ko uyu munsi we mwakwita ko muri gukererwa deregiteri nasanga mutari mu kigo ko arabahana kugira ngo ticazaze nihishe inyuma none ko wewe wari kugenda mu bantu benshi kugira ngo deregiteri atakubona dore wambaye n'ishati itari uniform ndabona abanyeshuri bose kundi bambaye uniform Jose hari muri weekend none na meshe imirongo itatu ndakese twatuna neza sijara gukorera urumigwa uyu munsi urumigwa mwareka kuntera ubwo umva barakwemeza umaze ndabera niba ticarimo barakwemeza nje narayikoze umbwira ngagukopeza umva managukopeje iyo bivuga managukopeje barakwemeza uyu munsi ni urabona ko ndamikina babiri kunde babiri ni babiri Yes, good morning. How are you? I'm fine. Okay, sit down. Yes. Who can remind me what we have seen yesterday? Who can remind me what we have seen yesterday? This man. Yesterday we have what we call money. What is money? What is money? What is money? Yes. Money, it is not what it is, but it does. Yes. Money, it is not what it is, but it does. But it does. Money, it is not what it is, but it does. Who can give an example of money? Example of money. Do you know an example of money? Money, yes. There is a coin. There is a coin. Coin in Kinyarwanda we say ibiceri. Coin, ibiceri.
Another one. Another one. Another one. Yes. Notes. 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 In Kinyarwanda, inoti. Okay. The term of money. The term of money. Money. It is a new chapter. Term of money. The term of money. The first one is barter trade. Barter trade. Barter trade. For example, of barter trade, if I have a cabbages, amashu. Then you have a beans. Do you know what is beans? Ibishimbo. And if I have a cabbages, then you have a beans, and I want to eat cabbages, I may give you the cabbages, then you give me beans. This is what is called for. We use the money in terms of coin and not. Good morning, sir. Yes, good morning. How are you? I'm fine. Okay, sit down. I am sitting down. Okay. So I'm here to check the student who does not pay school fees. Okay? There is some student who does not pay school fees that I'm coming to look here. Okay? So the student I'm going to call, he or she will be stand up. Okay? Ineza yayo Fifi. Are you here? Stand up. Ishimwe Samueli. Ishimwe Samuel. Why are you not pay the school fees? You Ishimwe, tell me why? No. I don't have money. No. You don't have money. Even you don't have a full uniform. You don't have the uniform. Come here, please. Come. Why? Why you don't wear your uniform? Go outside. Go on. Nani uniform wambaye? Genda uzagaruka uzanye umubyeyi. Irukanga. Genda uzagaruka uzanye umubyeyi. Nta uniform nta no kwishura. You too. Why? What happened? Why don't you want to pay school fees? Even you too. Get out. Take your notebooks and go out. Okay? Kwishura ni ingenzi. Turabona dore mama wa Simeruka ari kuvuga ngo ngazaza kwishura amafaranga. Nawe genda ubwire mama wawe ko tukwirukanye, umubwire ko amafaranga y'ishuri utayishuye. Uri kumva? Mubwire ko doherukana ariko yasinye ko amafaranga azayazana none dore igembwe kirangiye nta mafaranga. Mbabarira ngiga wenda mama ko arambwe ngazayazana. Daragite koko mbabarira ngigo uyu munsi amasomo atanu. Oya rwose nicyo tuba dushaka kugira ngo ababyeyi banyu bumve ko kwishura ari ingenzi. Genda uzane mama wawe muzane twongere tubivuganeho kwanza. Uzigenda mama. Genda. Mugenda rwose. Mugenda.
genda Mereka